Bavandimwe, tuzirikane ku masomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri iki cyumweru cya kane cy'igisibo. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 16, umurongo wa mbere B, umurongo wa 6 kugera ku wa 7, n'umurongo wa 10 kugera ku wa 13a. Isomo ryo mu gitabo cya mbere cya Samweli. Uzakomeza kurira Sawuli kugeza ryari, kandi nanjye ubwanjye naramuzinutswe, akaba atazongera kuba umwami wa Isiraheli? Uzuzuza amavuta ihembe ryawe, maze ugende nkohereje kwa Yese w'i Betelehemu, kuko nabonye umwami nshaka mu bahungu be. Bamaze kuhagera, Samweli ngo arabukwe umuhungu wa Yese witwa Eliyabu, aribwira ati nta kabuza uwo Uhoraho yatoye ageze imbere ye. Uhoraho abwira Samweli ati ntukangwe n'imisusire ye cyangwa n'igihagararo cye, njye si we natoye, simushaka. Kuko Uhoraho atareba nk'abantu bo bareba imisusire, naho Uhoraho akareba umutima. Yese amwereka abahungu be 7. Samweli ati ntawe Imana yatoye muri bo. Ubwo Samweli abaza Yese ati mbese abahungu bawe ni aba ngaba bonyine? Yese aramusubiza ati hari umuhererezi akaba aragiye amatungo. Samweli niko kubwira Yese ati tuma bajye kumuzana, kuko tutari bujye ku meza atageze hano. Yese aramutumaho. Ubwo muhungu yari inzobe, akagira mu maso hateye ubwuzu, kandi n'igihagararo cye cyizihiye. Uhoraho abwira Samweli ati haguruka umusiga amavuta, kuko ari we natoye. Samweli afata ihembe ry'amavuta amusigira hagati y'abavandimwe be, maze umwuka w'Imana wuzura muri Dawudi guhera uwo munsi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi idufasha kuzirikana isomo rya mbere ni Zaburi ya 23 mu dukubo 22. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Andagira mu rwuri rutoshye, akanshora ku mariba y'amazi afutse, maze akankomeza umutima. Anyobora inzira y'ubutungane, abigiriye kubahiriza izina rye. Naho nanyura mu manga yijimye, ntacyankura umutima, kuko uba uri kumwe nanjye. Inkoni yawe y'ubushumba intera ubugabo. Imbere yanjye uhategura ameza, abanzi banjye bareba, ukansiga amavuta mu mutwe, inkongoro yanjye ukayisendereza. Koko ineza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nanjye rero nzaza niturire mu ngoro y'Uhoraho, abe ariho nibera iminsi yose. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 5, umurongo wa 8 kugeza ku wa 14. Isomo ryo mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi. Koko rero kera mwigeze kuba umwijima, naho ubu ngubu mwagizwe urumuri muri Nyagasani. Nimugenze nk'abana b'urumuri. Imbuto kandi y'urumuri ni icyitwa ubugiraneza cyose, n'ubutungane n'ukuri. Nimushishoze mumenye ibishimisha Nyagasani. Mureke kugira uruhare ku bikorwa by'umwijima bitagira icyo bibyara, ahubwo mubyamagane, kuko ibyo bene abo bakora rwihishwa, yewe ndetse no kubivuga biteye isoni. Mubyamagane rero, maze mubishyire ku mugaragaro,
kuko urumuri rugaragaza byose uko bimeze. Nicyo gituma bajya bavuga ngo, kanguka wowe usinziriye, haguruka uve mu bapfuye, maze Kristo akumurikire. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri turayisanga mu nkuru nziza uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 9, umurongo wa 1 kugera ku wa 41. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu asohotse mu ngoro, yihitira abona umuntu wavutse ari impumyi. Maze abigishwa be baramubaza bati, mwigisha, uwacumuye ninde, ari uyu muntu ari n'ababyeyi be, kugira ngo avuke ari impumyi? Yezu arabasubiza ati, ari we ari n'ababyeyi be ntawacumuye, ahubwo ni ukugira ngo ibyo Imana ikora bimugaragarireho. Ni ngombwa gukora imirimo y'uwantumye hakibona. Ijoro riraje kandi muri ryo ntawagira icyo akora. Igihe nkiri ku isi ndi urumuri rw'isi. Amaze kuvuga atyo acira hasi, amacandwe ye ayatobesha kondo, agasiga ku maso y'impumyi. Maze arayibwira ati, jya kwiyuhagira mu cyuzi cya Silowe, bivuga ngo uwatumwe. Nuko impumyi iragenda iriyuhagira, ihindukira ibona. Bituma abaturanyi n'abandi bari barabonye asabiriza bavuga bati, uriya si wa wundi wajyaga yirirwa yicaye asabiriza? Bamwe bati ni we, abandi bati si we, ahubwo ni usa na we. Arababwira ati, ni njye. Nibwo bamubwiye bati, amaso yawe yahumutse ate? Arabasubiza ati, ni wa muntu bita Yezu. Yatobye akondo, akansiga ku maso, maze arambwira ati, jya mu cyuzi cya Silowe, maze wiyuhagire. Nuko njyayo, ndiyuhagira, none ndabona. Baramubwira bati, uwo muntu ari hehe? Arabasubiza ati, simpazi. Nuko uwahoze ari impumyi bamushyira abafarizayi. Hari ku munsi w'isabato, igihe Yezu atobye akondo agahumura amaso ye. Abafarizayi nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati, yansize akondo ku maso ndiyuhagira, none ndabona. Bamwe mu bafarizayi baravuga bati, uwo muntu ntakomoka ku Mana, kuko atubahiriza isabato. Ariko abandi bati, bishoboka bite ko umunyabyaha yakora ibitangaza nk'ibi? Nibwo biciyemo ibice. Barongera babwira impumyi bati, wowe se uwaguhumuye umuvugaho iki? Arababwira ati, ni umuhanuzi. Abayahudi banga kwemera ko yari impumyi, nuko yahumutse, bigeze igihe bahamagaje ababyeyi be. Barababaza bati, uyu koko ni umwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi? Ubu se ahumutse ate? Ababyeyi be barasubiza bati, icyo tuzi ni uko uyu ari umwana wacu, kandi ko yavutse ari impumyi. Uko byagenze kugira ngo abone ntitubizi. N'uwamuhumuye amaso ntitumuzi. Nimumwibarize, ni mukuru, niyivugire ubwe. Ababyeyi be bavuze batyo babitewe no gutinya Abayahudi, kuko Abayahudi bari babyumvikanyeho ko umuntu wese uzemera ko Yezu ari Kristo bazamuca mu isengero. Nicyo cyateye ababyeyi be kuvuga bati, arakuze, nimumwibarize. Abayahudi bongera guhamagara ubwa kabiri uwo muntu wahoze ari impumyi, baramubwira bati, singiza Imana, twe tuzi ko uwo muntu ari umunyabyaha. Arababwira ati, niba ari umunyabyaha ibyo simbizi. Icyo nzi ni kimwe, ni uko nari impumyi none nkaba mbona. Bongera kumubaza bati, yakugenjereje ate? Yaguhumuye amaso ate? Arabasubiza ati, nabibabwiye kandi ntimwabyumva. Murashaka kongera kubyumvira iki? Namwe se murashaka kuba abigishwa be? Nuko bamuhunda ibitutsi bati, urakaba umwigishwa we, twe turi abigishwa ba Musa. Tuzi ko Imana yavuganye na Musa, ariko we ntituzi aho aturuka. Wa muntu arabasubiza ati, ibyo biratangaje kuba mutazi aho aturuka kandi yampumuye amaso. Tuzi neza ko Imana itumva abanyabyaha, tukamenya ko ubaha Imana agakora icyo ishaka imwumva. Kuva kera na kare nta wigeze yumva bavuga ko hari uwahumuye uwavutse ari impumyi. Uwo muntu iyo adaturuka ku Mana, ntacyo aba yashoboye gukora. Baramusubiza bati, wazikamye mu byaha wese,
ukivuka, none ni wowe ugiye kutwigisha? Nuko bamusuka hanze. Yezu aza kumva ko bamuroshye hanze. Bahuye, Yezu aramubaza ati, wemera Umwana w'umuntu? We arasubiza ati, nyakubahwa, ninde ngo mwemere? Yezu aramubwira ati, wamubonye, kandi niwe muvugana. Nibwo avuze ati, ndemera Nyagasani. Nuko arapfukama aramuramya. Yezu aramubwira ati, naje munsi nje guca urubanza, kugira ngo abatabona bahumuke, maze ababona babe impumyi. Bamwe mu bafarisayi bari kumwe nawe babyumvise, baramubwira bati, natwe se turi impumyi? Yezu arabasubiza ati, iyo muba impumyi, nta cyaha mwajyaga kugira. None ubwo mugize ngo turabona, icyaha cyanyu kigumyeho. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Nitwishime, Yezu araduhumura, tukagendera mu rumuri. Bavandimwe, tugeze ku cyumweru cya 4 cy'igisibo. Ni icyumweru cyahuriranye n'itariki duhimbazaho umunsi mukuru ukomeye wa Yosefu Mutagatifu, umugabo wa Bikira Mariya n'umurinzi wa Kiliziya yose. Kubera iyo mpurirane rero, Liturujia iteganya ko uwo munsi mukuru uzahimbazwa ku wa mbere tariki ya 20 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2023. Icyumweru cya 4 cy'igisibo ni icyumweru cy'ibyishimo, retare. Nitwishimire ko umukiro dukesha gucungurwa na Yezu Kristu wegereje. Ibi byishimo bya Pasika yegereje turabibona mu masomo matagatifu, cyane cyane mu ivanjiri, aho Yezu yatweretse ko ari urumuri rw'isi, soko y'ubuzima bw'umutima n'ubw'umubiri. Kugira ngo dushobore kwakira urwo rumuri n'ibyo byishimo, turasabwa gukanguka. Pawulo Mutagatifu mu isomo rya 2 yagize ati, kanguka wowe usinziriye. Bavandimwe, igihe cy'igisibo ni igihe cyo gusenga, kwicuza, gusiba no kwigomwa. Iyo dusenga, dusabana n'Imana, bityo ikaduha kubona uko bikwiye, iduhumura amaso y'umutima n'ay'umubiri. Bavandimwe, imikorere y'Imana iraturenze, kubera ko yo ntireba nk'abantu bo bareba imisusire cyangwa igihagararo, naho Imana ikareba umutima. Uku niko yabigenje itora Dawidi umwana muto kubera ubupfura n'umutima mwiza, maze aba umwami wa Isiraheli nyuma yo gusigwa amavuta y'ubutore. Ibi bavandimwe biratwigisha kubaha abo Imana itora. Ubanza ari twe tubatora, twakwemera bake muri bo. Biratwigisha kandi kutisuzugura. Imana itura mu mutima kandi ntawe itawuhaye. Ikindi ni ukutagira abo tugira ibitangaza bitewe n'uko tubabona inyuma, cyangwa se ngo ducire abandi urubanza tutazi uko babanye n'Imana mu mutima wabo. Umubona acumura, nyamara ntumenya aho yicurije. Bavandimwe, kubona umuntu inyuma ukamucira urubanza ndetse ukavuga ko ari ingaruka z'ibyaha bye kandi utabizi, si ibya none. Mu gihe cya Yezu byariho. Iyo umuntu yagiraga indwara y'ubumuga, bavugaga ko ari ingaruka z'ibyaha. Yezu rero arakosora iyo myumvire. Ari we, ari n'ababyeyi be, nta wacumuye, ahubwo ni ukugira ngo ibyo Imana ikora bimugaragarireho.
Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 9 umurongo wa 3. Bavandimwe, inkuru y'impumyi iraryoshye kuyumva, ariko kandi ikubiyemo inyigisho ikomeye. Yezu urumuri arirukana icyitwa umwijima kandi agakora habona, kuko ukora iby'ukuri ajya habona agira ngo agaragaze ko ibyo akora biba bikorewe Imana. Uyu muntu yakize ubugira kabiri, yarahumutse ku mubiri yongera kubona neza, ahumuka kandi no kuri roho kuko yaronse ingabire y'ukwemera. Amacandwe yafatwaga nk'umuti, Yezu arayakoresha ngo bemere. Nyuma yo gukira ku mubiri, uyu wari ufite ikibazo cy'ubuhumyi arakira kuri roho buhoro buhoro. Ingabire y'ukwemera tuyakira buri gihe. Mu ntangiriro yaravugaga ati ni wa muntu bita Yezu. Uko yagendaga akomeza guhamya ibyamubayeho, ingorane zariyongeraga kugeza n'aho bamusuka hanze, nyamara ntiyacika intege. Muri izo ngorane Yezu yarongeye aramwiyereka, aramubaza ati wemera Umwana w'umuntu? Nawe arasubiza ati ninde? Yezu aramubwira ati nuwo muvugana. Noneho abihamya yeruye ati ndemera Nyagasani. Arapfukama aramuramya. Nibyo koko, uwahuye na Yezu ntaceceka, muri we umwijima urahunga agahumuka. Nyamara abavandimwe, ikibabaje tubona muri iyi vanjiri nuko abibwira ko babona arizo mpumyi mbi, aho kwakira ingabire y'ukwemera baraziza Yezu gukiza umuntu ku isabato, bakavuga ko adakomoka ku Mana. Ikimenyetso cy'uko bayobowe na Sekibi nuko bazicamo ibice, kandi kwicamo ibice ni ikimenyetso simusiga cya Sekibi. Abafarizayi baragera n'aho bita Yezu umunyabyaha. Mbega ubuyobe! Aho kumva ukuri basaritswe n'ibitutsi. Uwahumutse arabereka kandi akababwira ukuri, bo bakamwereka ko yazikamye mu byaha kandi ari bo bazikamye mu kibi. Yezu rero arahishura ubuhumyi bwabo, nubwo bo bibwira ko babona. Ese bavandimwe, muri twe ntihaba harimo impumyi kandi twibwira ko tubona? Buri wese yisuzume atihenze. Pawulo mutagatifu aratugira inama yo kugenza nk'abana b'urumuri, bityo tukera imbuto z'ubutungane, ubugiraneza n'ukuri. Uwahumuwe na Yezu amenya igishimisha Imana, akakihambiraho, bityo akareka kugira uruhare ku bikorwa by'umwijima, ahubwo akabyamagana kandi akabishyira ahagaragara. None se ibyaha bikorwa byitwikiye ijoro bingana iki? Abanyarwanda nibo bavuga bati ijoro ringana umwanzi. Ni kuki twagenda twububa, dukeberanya kandi turi abakristu? None se ko twibeshya ngo turihishe ntawe utubona, ijisho ry'Imana ryo turaryihisha? Burya ngo uwububa abonwa n'uhagaze. Ni mucyo bavandimwe, dukorere ahabona mu mucyo, niba koko turi mu kuri. Pawulo mutagatifu mu ibaruwa yandikiye Abanyatesaloniki yaragize
ati mwese muri abana b'urumuri n'ab'amanywa, ntituri ab'ijoro n'ab'umwijima. Ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo yandikiye Abanyatesaloniki, umutwe wa 5 umurongo wa 5. Igisibo ni igihe cyo kwisubiraho. Twemerere Yezu atumurikire, adukize mbere na mbere ubuhumyi bw'umutima. Tumwereke kandi uburwayi bwacu bw'umubiri, kuko ashoboye byose. Mbaragije mwese Bikira Mariya nyina wa Jambo, umwamikazi wa Kibeho, na Yozefu mutagatifu umugabo we udahinyuka. Mugire icyumweru cyiza. Padiri Gaspard Nzabahimana, umusaserdoti wa Diyosezi ya Nyundo. To